iyo twavuye mu musigiti wowe utigeze uhagera umeze gutya ubundi ufite ikihe kibazo? rero urebye mpamvu ntahageze umunaniro umeze nk'urwaye mbese bari make barwaye. wari urwaye bikira bashaka igitsina gabo no ku musigiti ukuntu ugeze nta n'urwaye wagere byibuza bakareba na wa musore tujya tukubwira ukanamureba n'ubundi ntazi ko nawe abasha ukanavugana. urumva imbaraga nizo zavuga niyo mpamvu ntahageze. ariko n'ubundi umeze neza uretse icyo ngicyo kibazo. ahandi meze neza usibye icyo kibazo cyari kirimo. ariko si ubwo ubundi wajya akemura n'ibyo bibazo ubundi bwo kugera mu musigiti wajya uhagera. nahagera rwose ibyo nashimisha kurushaho. n'ubundi twebwe turi leta zigenga n'ubundi ufite abagore batandutse n'ubundi ko nta wundi muntu ugenda nk'uturore n'umwe igihe umenya aho ugenda ni nanjye umenya ibyo nkakubwira banjye ntabwo ibyo mba ndimo rwose. naho ubundi harakenewe rwose kugira ngo ujye ugera hariya muri rusengero hariya muri musigiti. nta kibazo rwose ahubwo icyo kibazo ugiye ukimfashamo musigiti naza cyane rwose. reka buriya ni uko tuba tunijijisha buriya cyane nuko nanjye ndi kumwe n'abawe bashengereza ariko buriya nanjye hari ukuntu nagiraga gutya ngo turimo turatera amavuganye none ndumva nagusimbukira nahita ngufata ariko nkahita mvuga ati cya gishehe ntabwo nyizeye kiraza kubibona nabi wenda ugasanga wenda hari n'ukundi kuntu bigaragara naho ubundi rwose se habyo ni ibintu biba bisempure. nta kibazo none se ubwo mu kibazo turi wamfasha iki? oya njye mpari nta kibazo kiba gihari njyewe ubundi mpari ibintu byose biriho kandi bikorwa neza. ikibazo ni ukujya kumpamagara ukampamagara na kariya gashehe kandi kariya feke uriya wanakora na gahunda neza guhagaze hejuru wabikora neza ariko njye nyine abagore banjye kugira ngo mbatunge ari batanu nta wundi ujya ubasha kureba nubwo ni umukozi noneho wowe wananira urumwe ntabwo wananira urumwe rwose. amaguru ni ukuyashyira mu birere iyo ngiyo ukajya uvuga ati aho ngaho rwose. noneho ntegura aho tuba tuganirira nyine. ariko uretse no kwihuta n'ubundi ese hari ikiri kukwirukansa n'ubundi nyine tuganire wenda twakemuye twaza batagira n'umuntu uza akaturogoya gahunda zacu zitabikemuye. umugabo warahari mbese niba adahari niba hano uri hano wenyine aho nta kibazo rwose naho ubundi byo ari meza rwose. rero nyamara twari kubanza tukanyaruka tukiyaranja twarangiza tukagaruka kubera ko ubu ngubu ari umugoroba hashobora nko kuza nk'abantu baje no kumusura baje kureba impamvu ntageze ku musigiti ugasanga baraturukura. abagabo bihorera nibo abantu bakunda kubihorera ubihorera rwose wigire nk'aho nta muntu mwanga barabwirwa n'iki kuri bo umusigiti ntabwo ari uriya wacu ariko hari n'iyindi ntabwo ari ngombwa rero ngo bamenye ngo basengere muri uyu musigiti cyangwa se basengere muri uyu. ibyo ngibyo ni ibyaha rero byatarafunguye ukaribera nawe ubona umuntu atabanje kugira ngo aruganirize anabyiyumvemo neza bikore neza ubona yabikorera neza uko ubishaka uri kuganiriza nk'ubu utugambo twiza nawe umbwira twa tugambo twiza rega bituma umuntu abyiyumvamo neza noneho akanagorana na koraje nyinshi cyane. cyakoze ugatekereza umwanya ni keza keza kubura gukora ibintu utabyiyumvise n'uburyo ibyo biravuga wowe ni ugutegura zumva noneho ko utangiye kubyumva niyo mpamvu buriya nari ndimo mvuga neza turi tuniganirira amatongo niyo agenda ahita yurira aparamira akakundi twebwe turi abana b'abantu turategura ni nayo mpamvu buriya ugomba gutuma ubyiyumvamo neza umaze no kubirambirwa reka ngo unabirambirwe vuba ngo wumve ubivuye
tuba akana gatoya rwose nawe utambuka avuga ati ahantu nanjye umwana mutoya w'umukobwa n'undi atambuka ni sawa kwisi. undi kumva ko abagore banjye batazabimenya byasaba ko tujya gusezerana kandi buriya ntabwo ibindi byo byitewe ariko buriya atabashije gutunga ni batanu arambwira ati nzajya gufasha nawe witure ibyo ngibyo rwose nanjye ndabizi n'ubundi nabyo byanditse kandi ibyo mu isi yacu ni ukuzajya tubarongora mukitunga ni uko nguko rwose. Hari ikibazo se ugira ngo? Nta kibazo rwose. Icyo ni ikibazo ahubwo numva kuvuga akantu kaje undi nk'abo ni bwebwe abagore ba viziyo byose sinzi ibyo biba biriho. Nukuri nta kibazo pe. None se ubwo ngubwo nyine tujya gukora iyo gahunda rero muri njye ko nabasha gutuza. Noneho ntabwo uratuza. Yabunganirije neza ariko by'umwihariko umuntu ashaka n'ibikorwa. Ashaka n'ibikorwa ibikorwa byose ndabizi n'ubundi ndabizi rwose ubwo bimeze neza cyane rwose ntabwo wakwirima umuntu akenera ibiganiro akimwereka ibintu byawe noneho umwuka byaramata avuga ati aho nguye ni aha ngaha nta mugabo wabasha kuhigura rwose. ahubwo se ubona turi gutinda rwose ariko nta kibazo ameze neza rwose. Ameze neza kuri isi iki kibazo nagize ariko nacyo nizera ko uri hano nabwo ugikemura. Icyo ngicyo cy'umuvano ngikemuye neza cyane navuga ati uraza gusubira uwo mwana mutoya noneho uzajya utambuka ubatishe rwose ari mu kazi kose ariko nawe ubu ukazajya uza ku musigiti yicuma n'ubu nanjye ntabwo uzajya kugira iki kibazo rwose nzajya mbamo ari ngikemure nongere ngikemure nongere ngikemure inshuro nyinshi cyane ngikemure pe. ubundi yava isoko nayo tuyagezeho yose bya bintu bisohoka byose ahubwo duhaguruke twumva turi gutinda rwose sinzi. Ntacyo tugenda.